Ni igikorwa twajemwo nka polisi ku bufatanye n'izindi nzego zitandukanye zaba inzego z'ibanze, inzego z'ubuzima ndetse n'izindi. Ni igikorwa rero turimo kijyanye no kumena ibinyobwa bitujuje ubuziranenge. Ni campaign rero yatangiye cyangwa ubukangurambaga bwatangiye bwitwa Sizo zawe zanjye. Ubwo bukangurambaga rero buhuriweho polisi, inzego z'ibanze, inzego z'ubuzima ndetse abikorera n'abaturage, bugamije kurandura burundu icyitwa ibinyobwa bitujuje ubuziranenge. Iyo tuvuga ibinyobwa bitujuje ubuziranenge tuba turimo tuvuga ibisembuye ndetse n'ibidasembuye. Uyu munsi rero murabona ibinyobwa byamenwe uko bingana. Uyu ni umusaruro uturuka ku baturage, aho bamaze kubona koko ko nta cyiza cy'ibinyobwa bitujuje ubuziranenge. Bwa bufatanye buri hagati ya polisi n'abaturage n'izindi nzego, abaturage ubwabo bahiga ko icyitwa ikinyobwa kitujuje ubuziranenge, cyaba igisembuye n'ikidasembuye, ko kigomba kurandurwa burundu. Ibyo rero rwose kuba ubuyobozi bwaraberetse ingaruka zabyo ku buzima bwabo, nabo bakaba barabibonye bya binyobwa bikorwa byahinduriwe umwimerere. Bivuze ngo ibyo baba bakoresheje kugira ngo bakore ibyo binyobwa, byaba ibyo bashatse kwita inzoga, mu by'ukuri ntabwo ari ibinyobwa ahubwo ni uburozi. Icyo gikorwa rero cyatuzanya aha, kandi mubonye yuko hamenwe ibinyobwa bitujuje ubuziranenge twita uburozi byinshi, kandi ni igikorwa gikomeje hirya no hino muri twa turere tugize intara yacu y'Amajyepfo. Ni igikorwa kirimo gikorwa rero ku bufatanye bwa polisi, inzego z'ibanze, inzego z'ubuzima, inzego z'abikorera, ubwo turavuga PSF ndetse n'abaturage. Turakomeje rero ubu bukangurambaga bugamije ko icyitwa ibinyobwa bitujuje ubuziranenge ari bwo burozi, iyo bugiye mu mubiri w'abaturage bwangiza ubuzima, imibereho myiza, imitekerereze n'imigirire no kwiteza imbere kw'abaturage. Byose ibi binyobwa bitujuje ubuziranenge rwose bwangiza ibyo byose tumaze kuvuga ku mubiri w'umuturage. Abaturage nibakomeze batangira amakuru ku gihe, ubundi twese dufatanye ibi binyobwa bitujuje ubuziranenge bakora bititaye ku mwimerere wabyo, ugasanga bavangavanzemo ibindi bintu bibyara uburozi, dufatanye twese tubirandure kuko bigira ingaruka mbi ku buzima bw'abaturage. Ibi rero ni igikorwa gikomeje, ni ubukangurambaga bukomeje bwa Sizo zawe zanjye, kuko ni uburozi kandi zangiza ubuzima bw'abaturage. Abaturage rero iyo batameze neza, iyo ubuzima bwabo budahagaze neza, kwiteza imbere ku giti cyabo, guteza imbere umuryango wabo, guteza imbere igihugu ntabwo bikunda. Kandi tuzi neza ko by'umwihariko tuvuze urubyiruko, tuzi neza ko ari imbaraga z'igihugu zubaka kandi vuba. Ni igikorwa rero dukomeje kugira ngo dukomeze gusigasira ubuzima bw'abaturarwanda. Nitwa Hitimana Emmanuel, umurenge wa Huye, akarere ka Huye. Turashima leta yacu y'ubumwe ahubwo yatekereje iki gikorwa cyo kumena bino biyobyabwenge, kuko mu by'ukuri uko twabibonaga mu minsi mikeya ibi bintu byari kuzaba bimaze kutwicira urubyiruko. Byadushimishije cyane kuko turahamya yuko mu minsi mike tuzaba dufite urubyiruko ruzima, kandi n'abantu bakuru nabo hari bamwe na bamwe, ariko ni bamwe kubera yuko abenshi nk'abakuru bibarusha intege, ariko urubyiruko rwo babinywaga nk'abanywa amazi. Nk'uruhare rwacu rero nuko nkaho tuzajya tubibona, tugomba kubwira ubuyobozi hakiri kare, abantu batarabishokamo bakabikura ku wabizanye hakiri kare, abantu bataratangira kubinywa ngo basaragurike kuko byica mu mutwe cyane. Nitwa Nyirahabimana Matilda, ni mu mudugudu wa Karambo, akagari ka Sovu, umurenge wa Huye, akarere ka Huye. Izo nzoga zari zihari, ariko nk'abantu bazinywaga wabonaga bafite imyitwarire itandukanye. Ugasanga nk'umugabo mu rugo aragiye abujije umutekano urugo, umusore nawe yaba yayinyweye yataha, wenda waba batayinyweye ugasanga abujije umutekano umuryango, ugasanga bari guteza amakimbirane menshi mu miryango. Ni ibintu byiza cyane bibaye, kubera yuko byari byatumazeho abantu, byari byatumazeho imirimo, cyane cyane uhereye ku rubyiruko, kandi urubyiruko rwo rufite imbaraga, ariko yarayinyoye gucya nta mbaraga afite, ahubwo akagira imbaraga zo kubyukiramo nanone yongera ajya kongeraho. Ugasanga rero cyane cyane urubyiruko rwo rwose rwanashize burundu, nta garuriro rwari rufite. Ariko ibi ngibi bibaye
turashima leta y'ubumwe kuko yararebye isanga imbaraga aho zari zigiye gusenyuka. Abantu barabinywa bagasara bakarwana bakaremana ingoma, nta musore wakigurira umwenda, n'ibiyobyabwenge byarabatwaye mu mutwe. Dushimiye Imana n'ukuri na leta yacu yatekereje ibi bintu bikagenda gutya bakabica. Natwe ingamba tugiye gufata nuko tuzajya tubibona, n'ubikora n'ubifite wese tuzajya tugira uruhare rwo kubwira ubuyobozi butwegereye ko byongeye bikagaruka. Iki gikorwa turimo dukora ni igikorwa kigamije kurandura burundu inzoga zitujuje ubuziranenge, tugaragariza n'abaturage yuko mu by'ukuri ababinywa byangiza ubuzima. Ni igikorwa rero kigamije ko twerekana yuko nta mpamvu n'imwe ituma abanyarwanda banywa ibinyobwa bitujuje ubuziranenge. Bo turimo turabimena tugira ngo dusigasire ubuzima bw'abanyarwanda. Ubutumwa bwa mbere nuko bagomba gutanga amakuru. Tumaze igihe kinini cyane n'ubundi turi mu gikorwa cyo kurwanya inzoga zitujuje ubuziranenge, ibikwangari, ikibuti, ubu twageze mu marikeri, ngo nimbunywa inzoga ifite hejuru ya 50% y'ubukana nuko uba ubuzima bwawe wabwibagiwe. Cyambere no gutanga amakuru aho birimo biba, kuko haraho turimo dusanga noneho byavuye mu mastoke, byavuye mu nganda, byageze mu ngo z'abaturage barimo babihisha. Umuturage rero ubona aho barimo babihisha nabitubwire, ntabwo turimo duhana, ahubwo turimo turakosora kugira ngo tubivane mu baturage tubashe kubabwira ngo noneho dore cyemewe kunyobwa ni gifite ubuziranenge. Atetse igikoma akakinywa, nta muntu uri mu musange mu rugo ngo ambwiye ngo urimo uranywa igikoma kitujuje ubuziranenge. Anyweye amazi ni ubuzima. Anyweye ibyujuje ubuziranenge nabyo ntacyo bitwaye, ariko bareke kwangiza imibiri yabo banywa ibitujuje ubuziranenge. Niba duha amakuru rero tukabivana mu baturage, biradufasha kumenya ngo noneho dore cyemewe n'iki kuko kitemewe cyashize mu baturage. Ikindi ni uburinzi, no kwirinda. Mu by'ukuri ubu ngubu ubwo bitangiye kumera gutya, ushaka gusanga hari n'uwakiryamye havuga ati nzakinywa batabizi. No kwirinda, yumve ko nagipfundura agiye kukinywa, yumve ko abavanyeho imyaka 2 ku buzima bwe. Niwe n'umutima nama we agomba kumenya yuko ari ugomba kwirinda bwa mbere, tukaza gusigasira ubuzima bwe, ariko nawe yabigizemo uruhare.